ibyazaga biraza ukizwa utari ufite inshuti zikuderanje zibona muganira ariko ukabona zije ku mbaraga ukabona umuntu ati rwose ndagukunda kandi atarigeze bikubwira utarakizwa yego kugira ngo kugerageze kuko hariya navuga ko ubaye nk'ijisho hari rigaragarira abakuzengurutse bose kuko ukora akantu gatoya ukavuga ati ntubitere na runaka ngo yarakijijwe ukabona haje ibibazo ubukene bukaza bwinshi nzarika kwataka utarigeze usonza aruhura nabyo rero agahita asubira inyuma agacika intege agahita asubira ati sinabivamo ugasanga kandi uko ubukene buje cyangwa inzara yaza satani agahita gutega nk'ibifaranga hariya by'umuntu runaka ukaba watanga amafaranga 1,100 nkureba kandi ayo mafaranga wataye nkureba nkayatoragura umwibye keretse aho ntazi nyirayo wenda nayabika ariko uyataye ndeba nkayafata mu mpuzu ubujura ariko satani akakugerageza kuvuga ngo reka ayate ndebe kugira ngo yatambuke ni ikizami gikomeye kandi uzi ko ushonje ukeneye kurya kandi ahandi hantu urabikura waba ari umutego ukomeye cyane imwe mu ntambaro y'abakristo bahura nabyo batwara gukizwa ariko muri byose tuba tugomba kugira gute kugira ya ntwaro yitwa kwihangana nuko amafaranga nakayafashe nkakemuza utubazo nkaba nshonje wenda ndari kugenda nkarya ariko reka nihangane ikosa yanjye ningira umugisha wenda wongeye kuyahanya atoraguriye wenda arampamo 1,000 cyangwa mpamo 5 by'umugisha hanyuma amahirwe akayaguha cyangwa ntayaguhe ariko ukamusubiza ukaburanesheje n'iryo kamba rikaba rigiye ukazaribona bageze iwabo kandi baravuga ngo yaduhamagaye niyo kwizera none se urumva ko wari utangiye nyine urugamba ni urugamba rukomeye kuko kuva mu byaha ujya mu kugira ngo ubitsinde ukabona urabitsinze ubivuyemo ni urugamba rukomeye cyane none ese wenda reka dukomeze twigira imbere wageze naho nyine ushinga urugo ndumva yuko washinze urugo nyine uri mu gakiza nk'uko watubwiye ko wakira agakiza uri umusore ese washyingiwe ryari yakoze ubukwe mu kwezi kwa 6 ko muri 1996 Imana yanyubakira watubwiye ko wasengeraga wakira agakiza usengera muri ADPR yuko ariho wakiriye agakiza natwe kandi indirimbo nyinshi tubazi nyine muzisohora musengera muri ADPR se nungu niho mu kibarizo ntabwo ariho kibarizwa mu mwaka wa 2009 haje kuvuga ikibazo muri ADPR kigendanye n'imyizerere icyo gihe rero ntabwo nashoboye guhangana nabyo byabaye ngombwa ko nimuka icyo gihe twimuka turi abantu benshi dusohoka muri ADPR turi abantu benshi bitewe n'icyo kibazo cyari kivutse tujya ahantu tuzi ko wenda kizajya mu buryo tukagaruka ariko birangira tugumye aho twagiye kuko nta kigeze gihinduka mu byatujyanye tuguma aho ngaho igihe kiragera habaho intambara nyinshi turarwanwa bikomeye ariko igihe cyarageze habaho gushinga itorero avuga itorero ryitwa Umuriro wa Pentecote ryavuye muri ADPR mu 2000 iryo torero niryo mbarizwamo na n'ubu niho muri umurimo w'Imana ni ukuvuga ngo iryo torero mukiva muri ADPR nibwo ryahise rishingamo ari uko mubonye yuko ntabwo ryahise rishinga twitaga abantu batwitaga amazina menshi ngo abantu bo mu Gashyamba ngo abantu bo mu Butayu twitwaga abanyabutayu mu myaka nk'ingahe yashize nibwo twatekereje abayobozi b'itorero baratekereza bati dukwiye gushaka izina ry'itorero hari inzira byanyuze ni ndende nyine itorero ribona izina ryitwa Umuriro wa Pentecote mu Rwanda ubu niko ryitwa kandi itorero ryemewe rikomeye rifite icyicaro hano i Kibagabaga abantu barahazi ni ukuvuga ni naho musengera n'uwo bashaka n'uwo yabasanga wenda atanyuze kuri telefone n'uwo yabasanga uretse muri kino gihe wenda cya corona mbese barabafunguriye cyane namwe barafunguye muri iyi minsi none reka twongere dushyireho indi ndirimbo indirimbo ngiye kuririmba indirimbo nta mahoro mu byaha
indirimbo ivuga amagambo menshi cyane ariko uko nababwiye ko n'ubuvugabutumwa mba ngomba kubwira abantu ibyo bakwiye kureka kugira ngo bagendane n'Imana yego badatandukana nayo. Indirimbo bayivugaho byinshi kubera ko hari abantu itunga agatoki genda bavuze ibyo bari bakunze bakumva ndababangamiye yego ariko ntabwo ari ukubangamira nashatse ahubwo ni ukumva kubona urukundo rwinshi yego nkumva bava mu byaha batazagirana ikibazo n'Imana ku munsi w'amateka batazarimbuka rwose bakajya mu muriro utazima yego kandi Imana yabahaye igihe cyo kwitunganya kandi noneho uretse n'ibyo n'umuntu ukiri mu byaha nta mahoro aba afite kandi ugomba no kubutanga kuko nyine yaguhamagaye hari ubutumwa iguha kandi ugomba kugeza ku bo ugomba kugeraho. Ntabwo nagiye kubutanga niyo byagiraho ingaruka yego ntabwo ari njye wa mbere byabigizeho ingaruka hari igihe uvuga ibintu abantu babyumva ahubwo bakabyumva ukundi bakaba banakugirira nabi ariko mba mfite icyo nizeye yego wampamagaye no kwizerwa kandi no munyimbaraga cyane. amahoro mu byaha niko Uwiteka avuga ko waba uri kose icyo wakora cyose uba ukiri mu byaha nta mahoro uzaboneramo. Nubwo utunze byinshi ukabura umukire ariko mu byo utunze ubuzemo amahoro. Ufite amasambu ufite amamodoka amazu ni menshi ariko ubuze amahoro. Ufite umugore mwiza urambara uko ushatse ukarya ibyo ushaka ariko ntabwo ujya unyurwa. Ufite umugabo mwiza urambara uko ushatse ukarya ibyo ushaka ariko ntabwo ujya unyurwa. Nubyo utunze byinshi uri indushyi mu zindi ngwino usanga umwami Yesu akurure. Nubwo utunze byinshi uri indushyi mu zindi ngwino usanga umwami Yesu akurure. Uri umubyeyi ukomeye mu rugo urambara ukaberwa ukita kuko ushaka. Icyo ushatse urakibona ushatse ukamubona ariko iby'umutima wawe bizwi n'Imana. Nubwo utunze byinshi ntacyo bikumariye kuko niyo ubirya ubitamwo amarira. Turuganiye abapfumu bakakurya ibyawe bakubeshya amahoro nabo batagira. Turuganiye abapfumu bakakurya ibyawe bakubeshya amahoro nabo batagira. Kandi umwami w'amahoro ahora ateze amaboko niwo washaka ngo aguhe amahoro. Kandi umwami w'amahoro ahora ateze amaboko niwo washaka ngo aguhe amahoro. Nawe nkubwira uri indushyi mu zindi bya hano mu isi birakugoye. Dore wakoze byinshi ngo waba mwiza utazi ko Imana yakuremye neza. Ufata inzara zawe uzihindura amabaro umusatsi wawe uhindura ubwoya. Ibitsike by'amaso biharuza urwembe iminwa yawe myiza uyihindura danje. Amatwi yari meza wongeraho ayandi imyenda ya kigabo uyihindura iyawe. Amatwi yari meza yongeraho ayandi imyenda ya kigabo uyihindura iyawe. Babazwa nuko aho ugeze ibyo byose n'agahinda ariho kakugeze. Mba nawe nkubwire dore ubuze amahoro ifaranga ryawe rizwi na maraya. Dore ahitwa mu kabari niho ntaho yawe umushahara wawe ugemura wose.
wagira ngo uratashye ukahuranya ibyo usanze ugakubita busanze ngugura umugabo wagira ngo uratashye ukahuranya ibyo usanze ugakubita busanze ngugura umugabo bwacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro bwacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro bankugira inama mugenzi wanjye upfukamubwira umwamiye si ibyawe byose iwe mwami w'amahoro yitwa Rukundo yuzuye imbabazi arakubabarira naho ubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha niko Imana ivuga ubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha niko Imana ivuga. Ni indirimbo irimo ubutumwa bukomeye cyane pe se ndagira ngo ugire icyo uvuga kuri ino ndirimbo nubwo wari watangiye kuyivugaho ariko gira icyo uvuga kuri ino ndirimbo. Indirimbo se yayivugaho iki ko yisobanura yasobanutse ni ikinyarwanda cyumvikana nta mahoro mu byaha Imana buriya ni Imana ifuha ikintu cyitwa kuyikosora rero ni icyaha kibabaza cyane kurenza ibintu abakobwa bacu tubyara imibiri ntabwo tubyara umwuka nabo nibyariye ubwanjye ntabwo bagomba byumva nabo ni nk'abandi bose barikorera ibyo bashatse Imana nibagira ubuniza bagakiza ariko ujya kubona ukabona afashe ibi ngibi ibitsike agakokosha agaharura ibitsike by'amaso biharuza urwembe amara guharura agafatira yanjye agasiga we akagorondora uko ashaka rero bishatse kuvuga iki navuga ngo wowe Imana ibi bintu ntabwo wabishyizeho neza bagomba kuba warabishyizeho nk'uku yakosoye Imana kandi nawe ngura ko yakosoye Imana ngabyumve bagomba kuba warabikoze gutya akaba arayikosoye nyine yashyizeho ibyo ashaka agafata iminwa urabona ko twese dufite iminwa myiza rwose Imana yaduhaye uko waba usa kose ni Imana yaguhaye nta wavuga ngo ufite umunwa mubi umuntu we ntazibagirwa cyane niba umwana bigeze kumunegura ngo ariko shanga uri mubi arangije araseka ngo ariko muransetsa nguze ngo mumara guseka Imana yandemye akaba ari museka ariko avuga ko kandi koko iyo neguye umuntu ubusetse uneguye Imana yamuremye cyane rwose iyo yamuremye ubona ko usuri muhaye ari iyo ngiye imubereye urabanga umuntu ni mubi nta muntu mubi buryo ubaho cyane rwose niko Imana yarabishaka kuko twese turi mu ishusho yayo ntago umuntu yakora ikintu ngo yagikoze gute kandi wowe udafite ububasha bwo kumuvuguruza n'umuntu ubwe biragoye kugira ngo umuvuguruze ku kintu yikoreye ntaswe Imana ugasanga ari umuntu afashe iminwa agize gute akubiseho umutuku danje ubona ikintu gitukura tuzi ko ari ikintu kibi ni danje kandi kera ngo sinzi hari icyo babaga bashaka kwerekana ari wasigaga ibintu bitukura ku munwa muri kiriya gihe cya kera simbizi birashoboka ibyo byose ntabwo ari ibintu byinshi Imana icyubahiro no kuyikosora ugasanga inzara ntashaka ko zisa neza abandi agasigaho umutuku ejo agashyizeho icyatsi ntananirwa n'ibara rimwe nibona ngo ryashima amabara yose agahindagura imisatsi ikaguha umusatsi mwiza wikaraze ngo ni umusatsi w'injwiri Imana ibona ko ako gasatsi ariko kakubereye kubitaho amavuta ukawudefiriza ukagenda ukajya mu bitugu ukanyerera ngo urashaka kugira nk'abazungu kandi abazungu nabo buriya nuko nta bushobozi bafite bafite ubushobozi bakora nk'ubabirabura nabo bakuvuga ngo tuba umusatsi w'abanyarwanda ukuntu mwiza wabo tuba ariko ntibabishobora ariko babishoboye nabo babikora ariko ugasanga umuntu arashaka gusa n'umuzungu arashaka kugira umusatsi nk'umuzungu kandi siko Imana yamuremye siko yavuze ngo nuko mbishatse biriya natanze urugero rumwe ndimo nigisha abantu uko bakwiye kwihana bakamaramaza tukareka ikintu cyitwa kurwanya Imana mu buryo bwose bushoboka nari nshingiye ku kintu cyitwa amoko ugasanga umuntu arebye undi ngo ntabwo basanga umuntu ngo hari umuhutu ngo hari umututsi ngo umutateye gutya ngo umutateye gutya ugasanga abantu banganye urazi ko byadukozeho muri jenoside abantu bakicana bagatemana bakamarana bapfuye ngo amazuru ntibasanga bapfuye ngo amoko umuntu ngo n'uyu kandi twese tuva amaraso amwe
twese turyoherwa kimwe meze nta kintu na kimwe tubusanyeho ariko kuko nguri muremure haba mugufi ikibazo kikavuga none mba urugendo bavuga ngo nk'ubu wowe ubwawe ubutumwa nabutanze ahantu havamo ikibazo gikomeye nagiye ahantu mu ivugabutumwa abantu baba bari bumenye nimbivuga abazankurikirana yego noneho njye Imana inyoherejeyo ariko ntiyambwira icyo ndi bubabwire yego nicaye ku ruhimbi mbona umudiyakoni wateguye igikombe ku meza kirimo indabyo nziza z'amoko yose yego mpita muhagurutsa n'abampaye umwanya ngo nigishe mpita muhagurutsa wa mudiyakoni mpagurutsa umuntu wateguye cya gikombe ku meza niyo wateguye izi ndabyo hano ku meza ahagurukana amorari nyinshi agira ngo ngiye kumubwira ngo Imana iguhe umugisha yego ahagurutse ndabwira nta soni urabona uzi gutegura wowe uku niko bategura indabyo ku meza nagira ngo ntunenge nyine ntabwo uzi gutegura ngahicarira yagwitse umutwe mu maguru agira ikibazo aravangirwa neza nta bihe byiza yongeye kugira ariko mpita mugarura namugaruye nte rero namutanze rero namubwira rero uyu muntu ntabwo yateguye nabi ari wese wabigenza ute yateguye rwose yafashe indabyo zose ashyiramo umweru umutuku umuhondo icyatsi za move urabona ko ibintu biteguye neza ntari kubona ko musetse murwanyije nkavuga ko atateguye neza urabona ukuntu ahise ahonga buriya mu mutima yahise agwa yego ati mbega umuvuga ko tumukozeho isoni ziramwiciye agira n'ubushobozi ari gusohoka akajya hanze muri mutima we bagiyemo intambara nyinshi ntari kureka nkubwire ni humura ni kandi unambabarire nagira ngo mbere kumubabara Imana igira Imana yaremye isi irayitegura nk'igikombe cyayo ishyiramo abantu ibishimiye cyane rero ngo ngiye gushyiramo abantu batandukanye kugira ngo ngaragaze ubumana bwawe ishyiramo abazungu uruhu rutukura hazamo abirabura hazamo abantu b'inzobe bafite uruhu ntazi ukuntu rusa rw'inzobe cyane kuko buriya abashinwa ntabwo basa n'abazungu abarusiya ntabwo basa n'abahinde ayo moko yose yashyira mu isi nk'uko umuntu afata igikombe agateguramo izo ndabyo zose zihuriye ku izina rimwe ururabyo nk'uko duhuriye ku izina umuntu abantu imaze kubarema gutyo mu ishusho yayo ibatandukanya uruhu kugira ngo ijye ibona nyine ukuntu ibyishimira nk'uko twishimira amabara atandukanye y'indabyo wajya kubona rero ukabona umuzungu arimo aratera inkokora umwirabura ngo ntamushaka ukabona umwirabura arimo aratera inkokora umuhinde ngo ntamushaka ufite urundi rurimo noneho twagira hano iwacu mu Rwanda ngo uyu ni umuhutu ntabwo akwiye kubana n'umututsi uyu ni umutwa ntakwiye kubana n'umuhutu ugasanga twateranye inkokora twamaranye haza kuvamo no kwicana byose biturutse muri kamere muntu ariko wowe wicana umuvandimwe wowe wicana umuntu wari mu ishusho y'Imana ni Imana yamushyizeho ari umuntu ari kwihindura inyuranya isura kugira ngo nirebe uvuge ngo hariya nashyizemo inzobe hariya nashyizemo igikara hariya nashyizemo umuremure hariya nashyizemo umugufi Imana yabireba ikabyishimira iti nakoze igikorwa cyiza umuntu batereka wa Mana ntabyo wakoze ubu rero twakoze icyaha gikomeye cyane twicana dupfuyamo ni icyaha gikomeye Imana tubabarira abanyarwanda ibabarira abanyarwanda bakoze ibyo bintu ariko njye sindimo cyane rwose gusa hari abantu bagira umutima wa kinyamaswa utamenya ukuntu abantu nanjye bijya bintangaza cyane umutima udasanzwe rwose umuntu mbona ntekereza si ugukabya ntekereza kugira ngo umuntu afate undi amwice ni ikintu gikomeye gisize ubwenge bwanjye numva naho bankoreye ibintu bimeze bite uwo mutima ntawo njyewe nigeze gusetsa abantu n'imbeba ubwayo iyo nyishe iyo nakubise ngo ihite ipfa nkabona itangiye kugaragurika aho kitarahwana kuyihwanya birananira yego imbabazi zihita ziza kandi ari imbeba idafite umumaro ahubwo yangiza umumaro yose sinayica nkumva irambabaje mbonye ukuntu ibabaye yego keretse nk'umbise igahita ipfa nkajugunya ariko iyo idahise ihwana kugira ngo nyihwanye imbere ikibazo n'amatungo ubwayo abantu babaga inka babaga ihene bakarya ntabwo nakwibagira inkoko umutima wanjye umeze nyine nuko nisanze ndibuka nkiri umusore w'imyaka nka 18 bigeze ko ntumenya ama hariya mu mujyi wa Byumba niho mvuka ndagenda nirwana nsanga inka ntibarayibaga bayifata nkari barayizirika bayikubita hasi ngo bayikinje nk'irabaza hagurukana irarwana umutima uyivamo igira ubwo bikanura amaso barongera barazikubita hasi barayikata nahise ntaho ndabona inyama nazibuze kandi bayibaze neza nta n'agahinda kenshi mu mutima
ndababara cyane reba ibintu byanze kumvamo hashize nk'imyaka nka 30 ndababara numva iyo nyama sinshobora kuzirya numva nka sinshobora kujyana inyama zayo ariko umuntu agafata undi ubabara nkaho amaraso nkawe agatera icyuma cyangwa agatema ubunyamaswa bukomeye cyane urumva ko urwego satani imbabazi iyo wihangira kubabarira ababikoze abakibifite mu mitima bakwiye kwihana nibwo butuma baho yego kandi ariko batarihana bafite akaga kabategereje kisi nabura kukibabwira umuntu ugifite amoko mu mutima umuntu ugifite ubwicanyi mu mutima umuntu ugitekereza ngo runaka yangire nabi nange nzamwitura nabi abo bantu bafite ibibazo bikomeye cyane kandi imbere ntabwo batambuka cyane Imana rero ikomeze kubaha umugisha iyo ndirimbo ifite ubutumwa bukomeye naringiye mu higa cyane kubera yo gukosora Imana gufata inzara ugasiga gufata iki ibintu byose bijyanye no gukosora Imana abantu bakwiye kubyihana ko Imana ari umuntu neza mu buhanga buhanitse ukwiye kureka ubuhanga yakuremanye ukabugumana ukayihesha icyubahiro ariko utangiye guhindura ibitsiki ugasigaho irange ugatangira gusiga iminwa ugatangira gusiga inzara Bibiliya ibuza abagore n'abakobwa kwambara amapantaro ariko ugasanga barimo barabihengekereza ngo n'umugore ngo n'umugabo we ngo batambarana ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka barabikora bakajya no mu makorali bakajya no mu rusengero bambaye amapantaro atwaye na Bibiliya wenda tukiri aho ngaho ndagira ngo umurize wenda kuko icyo kibazo gikunze kubaho cyane ndagira ngo umurize ubukristo ndetse n'umuco w'igihugu ese ibyo bintu byaba bihurira hehe hari umuco nyarwanda hakabamo n'ubukirisitu yego umuco n'ubukirisitu ntabwo bihura kuko ari abantu uzavuga uti n'umubwira ati kuki utambara ipantaro wakwiye kwambara ijipo akakubwira ati none se kera ko bose bakenyeraga bagakenyera bose ntibambaraga bose bakenyeye kera se kera igihe ko cyari icyo gihe nyine yego ko ariho mwambaro wari uriho izo Bibiliya zo bari bazifite kera reka ubuzima buzi ibyo aho ziziye se n'indi kibikora Bibiliya kera ni kera ibya kera ni ibya kera kera nta nubwo ntibanambaraga ubu ngubu ubonye umukobwa w'inkumi w'imyaka nka 15 wava gusa mu muhanda wavuze ndi umusazi cyane ariko kubera ko nta myenda yabagaho abana batangira kwambara bafite imyaka 18 10 n'ingahe ubundi biyambarira gusa bakagenda mu nzira ntibasekana nicyo gihe bari barimo ariko niba igihe gisohoye tukamurikirwa n'umucyo ijambo ry'Imana rikaza tukaribona rikaza rikubwira ngo reka iki wivuga ngo kera ko cyakorwaga uri kurana n'Imana se icyo gihe ushaka ni kwa gukosora Imana uvuga ngo ngiye gusikura bigira ikirere niho kuvuga ngo Imana ibinyi wakoze ni ibiki n'ibyo rero ni kimwe uvuga ngo umuco se umuco ko Imana yaguhaye wavutse ku ngoma nziza kuvuga ariho amajipo n'amakanzu ariyo myenda yemerewe abagore n'abakobwa ujya kwambara iy'abagabo kubera ko wabuze imyenda y'abagore ni kwa kurwanya Imana Bibiliya rero kugira ngo wiyambara uruti ndabikorera icyo ngicyo ukajya kuburana uzana iby'imico ya kera ubundi mu by'Imana ahantu hari umwuka wera ngaho umwuka wera ari ntabwo bibyigenge yego umwuka wera yakugendera iyo ushaka ubugingo kuko umwana wumva ushaka kujya mu ijuru ukaba umwana w'ubugingo umuntu akubwiye ikintu uhita ucyumva nta mananiza burya umwana w'ubugingo ushaka kujya mu ijuru iyo umubwiye ari umukobwa uti uwo mukobwa rero Bibiliya ntabwo yemera kwambara ipantaro ahita byakira mu mutima akabyumva nyeretse nakomeza nkaba inkumi nziza ntabwo ijya nkarambagizwa aho kugira ngo rero mpemukire Imana nkore ibidashaka reka mbireke akabyumva ntashyireho imbaraga wambwira uti kogosha ibiti cye n'icyaha no gukosora Imana akabyumva atari kuzi ko ari byo kubera ko umutima we ufite inzara n'icyo n'inyota byo gushaka ijuru ariko uhanyanyaza agashaka kuburana ibyo wabura nabyo ni byinshi ni byinshi hari nanjye ubwanjye hari icyo numva nabaza abantu bavuga ubutumwa cyangwa bambwirije kandi nkasanga cyabagora kugisubiza ariko ku mutima wanjye hari ukuntu kinsobanurira nanjye nkagakwirwa ndushya abakozi b'Imana n'ubu hari ikibazo ushobora kubariza aha ngaha ugasanga kigoye abantu ahubwo kugira ngo kibajyane imbere kikabasubiza inyuma buri muntu wese yarashatse kugusubira inyuma ntawe uri byo akubaza kubaza ibintu bidafite ishingiro ariko ukumva ko ari mu mutima harimo kurwanya Imana ntabwo arimo gushaka ubugingo buhoraho umuco rero w'igihugu n'agakiza biratandukanye kuko igihugu tujyamo kirahari n'icyo tutuyemo tunyuramo tugenda kirahari icyo tunyuramo rero ntabwo gikwiye kudutegeka kugomera Imana yaturemye ikarema n'icyo gihugu n'abakiyoboye bose niyo mpamvu habaho iki habaho akarengane
umuntu agahamya Imana akabizira yego kubera ko uri gukora ibintu abo muri kumwe badashaka ariko Imana ikubwira ngo bikore nyubahe nibwo uzagera iwanyu ugahitamo rero cyo kugira ngo nzabura ubugingo ndemera niba ari n'inkotanyi nyuremo ariko ngereyo nubwo bisaba imbaraga iyo wemeye Imana iraziguha tubona abatubanjirije ba Petero babambwe incuri tubona baciwe ibihanga tubona abakuweho uruhu ntabwo ibintu babishobora ntabwo babishobora uri muzima uri mu mubiri hari ukuntu wabaye Imana yari izo mbaraga irazitanga pe bagufata bagacanira amavuta hariya uyareba uzi ukuntu ukoza nk'uruzagi byonyine ukumva bano bagiye kugushyiramo wese uko wakabaye bati ndabifirite tu reba mugabo nimubona nzamubaza uko yabitekerezaga urumva ko nyine hari izindi mbaraga bafite wowe izo mbaraga rero ntabwo wazishakamo Imana niyo izi bitewe n'umutima wawe rero ufite inzara n'inyota byo kuyikiranishije byo kuyisanga irazigusukira bigahinduka neza neza ukabona uciye utagomba guca wagera igihugu utererana bageze gute yego nuko bigenda ibyo bihugu rero birahari ni bibiri hari igihugu hari isi hari n'ijuru kujya mu ijuru rero ni ugutwarana ntabwo inyama tugeze mu intwarane ngo ni igihe cy'intwarane intwari zo zimaze kunanirwa tugeze aho intwarane rero intwarane rero nigira gute nikomeza aho intwari yananiwe yego ndatwarana nishaka n'agahanga magace ndatwarana nishaka n'umuriro mujyemo ariko dukwiye gushyira ku munzani abakristo bo nibo babyumva babyumve neza dukwiye gushyira ku munzani tukareba ngo kurimbuka ni ugushyira iteka n'iteka umubabaro ngiye kunyuramo ni uw'agahe gato tekereza ko niba bavuze ngo uyu munsi turakwica ntabwo bahera mu gitondo bakwica ngo bageze nimugoroba reka ibyo ari byose hari isaha uri buze gupfa muri wa munsi ntabwo umunsi wose uri burangire ugipfa umuntu atera ubwoba n'ibimubeho mu gupfa ntabwo gupfa byo ni ibintu bisanzwe nta nubwo binababaza kandi byanze bikunze n'uzapfa hari abantu bagira ngo gupfa birababaza ntabwo bibabaza ahubwo hababaza uburyo uri bupfemo kwibaza uburyo uri bupfe nibyo biteye ikibazo ariko gupfa ni rusange imodoka yagukubita ugahita wuma ikagushwanyaguza ikakunyura ngo apfuye nabi we apfuye nabi gute se byabaye kandi yapfuye ntabwo abizi ibyabaye bimwe n'abasigaye ariko we ntazi ko byagenda none umuntu atekereza uburyo ari bupfemo akaba ibyo bibasha gutuma agira ubwoba ariko urundi bakubwiye ngo mu kanya bari gukurasa kugira ngo urapfa wishwe n'isazi wajya ubona umuntu ufite imbunda wese ugahita uhunga utagiye kundasa ubu bavuze bati imodoka iri bukugonge wajya ugendera kure y'umuhanda ukajya mu gace firiya ariko niba ariko byanditswe iraza no guhirima gusangeyo cyane rwose muri 90 none biriya biraro bya hariya hasi ku Kinamba biriya by'imihanda yo hejuru hasi no hejuru umuntu yagiye yicarira munsi y'ikiraro hejuru harimo akantu kameze nk'agatebe karimo k'agasima aragenda yicaramo yikinga munsi y'ikiraro imodoka zimuca hejuru none ko ari urugendo rurerure kuva hasi kugerayo imodoka yavuye hasi y'ivatiri nabaga ku Kimihurura irahuduka irazamuka imusanga yimukubitirayo ahita apfa imodoka iguma yamaze nk'ibyumweru bibiri yahagamyemo irigenda ifatamo ntiyagaruka wa muntu arapfa yarimo yirira agasheke ibaze rwose ari hejuru hariya reba n'abantu munsi y'ikiraro hejuru imusangayo rero yateganyaga ko imodoka yamusanga hariya reka Imana yanditse rero icyo wari igihe cyose uzakinyuramo kizagutwara tuba dutinya ubusa none se ntihari abantu bashobora kugira urwitwazo bigatuma ashobora kujya mu bibi akavuga ati n'ubundi byanze bikunze ikizanyica kirahari n'undi reka nikorera ibyo nshaka n'ubundi byanze bikunze niba Imana yandemeye kuzajya mu ijuru nzajya mu ijuru niba yarandemeye gupfa nzapfa umuntu arihitamo akabyiyemeza yaduhaye inzira ebyiri yaba atari uko bimeze ntabwo yarashyizeho amagambo imbere y'umuntu hari inzira ebyiri iy'ubugingo niyo kuri umuntu yihitiramo rero ntabwo wakora iyo uvuga ngo amaherezo ngo nzajya mu ijuru niba waranyandikira ijuru rikorere ugerageze iyemeze kujya guca muri iyo nzira ifunganye yo kujya mu ijuru uhuriyemo n'izo ntambaro uzihanganire uzagere ariko se ziroha mu bibi ugende wica abantu ugende wibe ugende usambane ukora ibyaha byose bishoboka ngo Imana ngo niba narandikira ijuru nzarijyamo kandi ureba hari umugabo warinyuzemo mugenzi wawe abo nibo bazadutsinda mu rubanza wowe byakunaniye bite kandi runaka yarabishoboye hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi yego abantu uvuga ibintu uti hanze hazaba imbwa iryo jambo imbwa ni ijambo rigitutse ariko imbwa Bibiliya ivuga
ntabwo ari imbwa zimuka tubona mu muhanda. yego Ububwa ni ukunanirwa ikintu abandi bashoboye. Ibyo biriya yita ububwa. yego Niba ngewe nshoboye kureka inzoga, wowe ukagira ati ngewe rwose byarananiye kuzireka. Burya mu ijambo ry'Imana haba ugaragara nk'imbwa kuko waneshejwe cya kintu ngewe nagishoboye. yagishoboye. Kugira ngo abantu babyumve neza sinzi niba babyumva. Ububwa Bibiliya ivuga ntabwo ari imbwa zo mu rugo zihiga zigira gute. Ni ububwa bwo kunanirwa ikintu undi yashoboye. Kandi ufite umubiri nk'uwe, ubabara nkawe, usonza nkawe, agashobora wenda gufata amasengesho y'iminsi 2 akayarangiza kuko wasenga iminsi amasaha ndapfuye rwose birananiye ukabura ariye. Burya rero imbere y'ijambo ry'Imana wabaye imbwa kuko hari ababishoboye, yego wowe birakunaniye kandi nawe wameze nkawe. Nuko Bibiliya ivuga nyine ntabwo ari izi mbwa zisanzwe. Ntabwo rero wavuga ngo ugiye gukora ngo ibibi ngo uzajya mu ijuru. Kora ibyiza ibyo Imana ishaka. Abakora ibibi ni abasatani, ababa batuwemo n'umwuka wa shitani. N'abakora ibyiza abatuwemo n'umwuka w'Imana nibo bari gukora ibyiza. Ni abantu babiri rero ukwiye guharanira kujya mu nzira ifunganye ijya mu ijuru. Yego. Hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo ari gutanga nyine kugereranya izo ngero ebyiri, ari gukora ibyiza ukazajya mu ijuru, ukemera ukigomwa iyo byeri, ukigomwa nyine ibyo abandi bita ibyiza ariko ku Mana ari bibi, ukemera ukabyigomwa. Aravuga ati ntacyo, aho kugira ngo nzagende abantu baramubaje ati se nk'udusanze satani muvuga atabaho, cyangwa se tugasanga birembera se uwo twatukaga ari we ufite ibyiza. Ikintu yarabwiye ati nta gihombo nawe mfite. Nta gihombo nawe mfite kuko n'ubundi nsanze Imana itabaho naba narakoze ibyiza kandi nta gihombo nawe naragize. Ariko ndamutse nsanze Imana yarabayeho neza. Yarabayeho neza. Ese kugira ngo abapagani babayeho neza, oya nubwo babyita kubaho neza ariko nta mahoro y'umunyabyaha. Ntabwo buriya bararushye baratatangaye. Iyo ugeze mu gakiza nibwo wumva ugeze ahantu uruhutse. Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Yego. Bahaye amahoro. Amahoro dukunda ikintu gihenze. Abantu bajya bambaza, tukiri abantu bajya bambaza ngo mbese ko wahanze kera uri umuhanzi, hakaba hari abagiye bazanye bakagusiga bagatera imbere bakagusiga. Ese ngewe nahanze kugira ngo ndere imbere. Yego. Ndi mu murimo w'Imana, ndi mu ivugabutumwa. Ntabwo ndi muhanzi wo gushaka uri mu irushanwa. Yego. Mujye kuririmba muri biterane bampa amafaranga nanjye ngire ngende muri za abambwiye ngo nari ndi kugenda muri vebi. Ese vebi niyo yamuzanye njya guhamagarwa nahamagaye nshaka vebi ko nshaka Imana. Abantu biki usanga n'ibyifuzo byabo nta mafuso, nta mamodoka yo kugendamo, nta mazu meza, ibyo se babitumwe nande. Niko gakiza ni Imana isezeranye umuntu se. Ntabwo Imana dusezeranye ubutunzi bwa hano mu isi. Ni ubutunzi bwo mu ijuru butazashira. Ubwo hano mu isi urabugira ukaruhana nabwo. Ari aho wavuga ngo abantu bafite amafaranga kurenza abandi nibo bameze neza bafite amahoro. Ariko wakubwira abakire ukuntu barara bameze. Ari mu mibare ntasinzira. Niho byuka ijoro. Ariko ngewe niba ndiye ikijumba cyane habona udushyimo hashyiraho ndaryama agasinzira. Niba ngiye saa moya ndakamuka saa 12 za mu gitondo. Yego. Nta n'imibare nkaho kana mu mutwe ngo imodoka zanjye zigeze hehe, amakamyo yanjye none yaguye. Yego. Abantu Bibiliya avuga ngo uko wunguka imigisha uko wunguka n'umuro. Ibi rero twita ngo abantu tuvuga ngo ni abakire. Gukira kwa mbere ni ukunyurwa no gutunga amahoro. Iyo nyabwira abantu ngo gukira Imana yampaye ni amahoro mu mutima. Mba nimereye neza, abantu bakagira ngo hano kurya neza, ntabyo njya, ntabwo ndi umukire urya ibyo nshatse. Uko ndi kose bishimira Imana. Mbese hari wakibaza ati se none iyo Mana wenda Imana muhora mutubwira ese mu Mana niho habamo ubukene ku buryo ushobora kwicwa n'inzara ukanga gushaka wenda iby'isi ngo ni ukubera ko wenda ngo wakiriye agakiza. Hari abantu batekereza gutyo kumva yuko nyine niba mu Mana koko wumva ko umuntu atazaharanira ngo ashake iby'isi nawe ngo arye icyo ashaka, abone icyo ashaka nk'icyo ashaka, bakumva yuko nyine iyo nzira atariyo. None se ugira ngo twene tubishaka? Turabishaka ariko mu nzira nziza. Ubutunzi bushakwa mu nzira mbi ni nziza. Yego. Ubwo se niba mfata uturirimbo nasohoye, nakambwira atari akarimbo kawe karangyoheye ndumva ngashaka, akamushyira kuri CD akampa amafaranga 1000. Wenda nanjye kureba ngasanga no muri cya gihumbi mpaye nungutseho 500. Yego. Hanyuma nagurira inusu y'isukari abana bakamwa icyayi cyangwa igikoma. Ubwo se ntago
iminsi iri kugenda yicuma yego bitandukanye no kugira gute no kugenda nkajya kwiba umujura ariba abantu bajya bitiranya ibitangaza ugasanga umuntu ngo Imana mukora igitangaza ngo yabonye inzu ngo Imana mukora igitangaza ngo yaguze imodoka ntabwo irambona ko ari ibitangaza nta gitangaza cyo kugura imodoka nta gitangaza cyo kubaka inzu kuko n'umujura atera agatarina akagenda akagura inzu yego umuntu indaya ishobora gusambana igakorera amafaranga ikaguramo imodoka usavuga ngo Imana yamukora igitangaza amuha imodoka ibyo ni rusange ushobora gucuruza ndi umurokore Imana ikankumugisha mu bucuruzi nkazamuka nkagura imodoka kubera ko ikenewe ariko atariyo nashyize imbere ariko muri iyi minsi usanga ibyifuzo by'abantu ni ubutunzi n'inyigisho ziriho ni imigisha gusa kirakontake ugiye muri Amerika ukibaza muri Amerika ni mu ijuru mu Burayi ni mu ijuru ni hehe aho kugira ngo nyurwa byonyine no kumva afite Kristo mu mutima wawe nubwo ubutunzi bukomeye utunga amahoro yo mu mutima yego ukaba wumva nta kintu kikuje na kibaho ukaba wumva ubanye n'abantu bose amahoro nta kintu kirya nko kubona abantu bose amahoro ubu njyewe njya nicara nkikontorora ariko ngashaka umuntu nanga nkamuntu nkumva byonyine kuba nta muntu nanga nta muntu mufitanye n'ikibazo abanyangaho barahari ibone wabura ariko bari babari yego abanyangaho barahari rwose nigeze gusetsa abantu ndi mu iteraniro ndi kubana rero kwangana ni ikintu kivuna cyane abantu bararushye niba unyanga uri muri iri teraniro niba unyanga unkurikiye muri iki kiganiro urimo uravunika muri cyane rwose kandi njye ntabyo nzi ndigaramiye ubundi bivuna nyirabyo bivuna nyir'ukwanga nabona umuntu mu iteraniro uri kunyanga yashize akavuga ngo kirarangiza ryari mu yagenda mu gihe ngewe ndi numva rwose nafashijwe n'ibintu mu bihe byiza uri kuvuga ngo kirarangiza ryari kiranga imbere ryari uwangana aravunika njye rero nta muntu mvuna kuko ntawe nanga ndamwangira iki yantwaye iki niyo yampemukira ndababara nk'umuntu nkabara akanya gatoya ariko nyuma nkahita amenya uwamuteye kumbabaza navuze ngo ubundi uramutse ufashe ndashaka kubwira abantu wenda bitura inama abantu babagiriye cyangwa bihorera mu kintu runaka yego uri n'umukirisitu kwanza ni ikintu gikomeye cyane kibi cyane ubu umuntu natanze urugero nk'aho umuntu afashe mikoro agafata ampuri agacomekamo mikorofone nk'iyi ngiyi agashyira bafure hariya hanze ku muhanda wenda agatuka umuyobozi w'umurenge aha turi yego kamutuka ibitutu umuyobozi w'umurenge n'iki akamutuka yose imodoka ikaza gucaho y'umurenge cyangwa se umuyobozi w'umudugudu akabyumva ubuyana bakazana abapolisi cyangwa abadaso yego baje ni ikosa rikomeye bakora baje bagakora ikosa ryo gufata ya bafure bakayikubita umugeri bakayimena cyangwa bakayishwanyaguza baba bakoze ikosa ribi cyane ahubwo bakurikira rwa rusinga ruri kuri ya bafure bagakurikira bageraho aho ibintu biri guturuka bagafata nyirabyo uri kuvuga bya bintu ya bafure bakayijyana ku murenge ikazajya irangurura amajwi ibwira abantu inama z'umurenge ya bafure ikaba iy'umumaro umuntu rero iyo ari kugutuka cyangwa ukoreye ikintu kibi agirango na ya bafure aho kugira ngo ukubite ukureho reba ikigutera gukora bya bindi aricyo uhangana nacyo wa wundi namara gukira namara kubura icyamuhaga izo mbaraga zo gukora ibyo azaba umuntu mwiza agenda kuri ibyo guhesha Imana icyubahiro akore nawe bigufitiye umumaro usange mu baye inshuti umuntu ashobora kukwiba akagutuka akagukubita urushyi ejo wamara kumubwiriza agakiza shitani yamukoreshaga ibyo yamuvamo akakugira inshuti akabarira rwose hari umuntu twigeze guhura wampemukiye muri gare Nyabugogo arampemukira njye nambabaye cyane nyuma tuza guhura arakijijwe narakijijwe rwose mbona mbabarire biranezeza cyane ariko siyo ndakumutera ingumi nayo